Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Turakomeje dusoma Bibiliya. Turacyari muri Matayo, ntago twihuta nyine Bibiliya. Ndimo ndiga, murabizi, ariko nta kundi tugomba kuyisoma. Twiyemeje kuyisoma, reka ngerageze nsome Matayo ibice 4, ndahera ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 25. Titre iravuga ngo Yesu atora abigishwa be ba mbere. Yesu atora abigishwa be ba mbere. Nawe uyu munsi waba umwigishwa wa Yesu, akakwigisha rwose, akagutora ukamuhitamo, ukavuga ati Yesu, ariko Yesu nanjye ndashaka kuba umwigishwa wawe pe, ndashaka kunyigisha, unyigishe. Ko Imana irashoboye, nta kintu na kimwe cyayinanira kunyigisha ibyayo, nkabimenya, nkabihera kuva mu muzi nkabigeza hejuru, ntago byayinanira. Reka dusome. Agenda iruhande rw'inyanja i Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo, bapfundikanye inshundura zabo, bivuga ngo nabo bari abarobyi. Arabahamagara, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Yesu agenderera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara Isirayeli yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwaye ibicuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Haleluya. Twumvishe ukuntu ngo Yesu yatoranyije abigishwa be ba mbere. Yabasanze baroba, niko njye mbyumvishije. Abanza yatoranyije Yesu atora abigishwa be ba mbere, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se. Yongera yigira imbere, atora Yakobo, atora na Yohana. Arongera ajya i Galilaya hose, yigishiriza mu masinagogi. Ni nko mu misozi yigishiriza, amasinagogi yigisha, bose bamenya inkuru nziza, baramukurikira. Nawe uyu munsi waba umwigishwa wa Yesu. Nawe uyu munsi Yesu yagutoranya, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo biba mu gitondo, imbuto y'ineza ubu bibe ku manywa n'ikigoroba. Natwe uyu munsi Yesu atugire abigishwa be, twicare twige, kuko twige. Ni ukuri bene data, rwose pe, iki gitabo Imana ikinyigishe nkimenye. Ndashaka kuba umwigishwa wa Yesu, nkigira ku birenge bye, nkamumenya neza, nkamenya Yesu neza. Yesu ni byose. Umufite nta kintu akena, nta kintu abura. Umufite amenya refitire, umufite aramuganiriza. Byendi byose wibwira wajya kubaza, Yesu arabikubwira. Reka ibyo tubirekeraho,
ahubwo reka dukomeze dufatanye gusoma. Uwiteka abahe umugisha, abagirire neza, umunsi mwiza. Murakoze cyane.